Yesu nashimwe, dushima Imana ko yongeye kuduha ibihe byiza, Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya yaturinze, ubwo duheruka mu nyigisho y'ejo twashimye Imana ndetse tubonamo ibintu bitandukanye, harimo inkingi eshanu umukristo yubakiraho agakomera, kandi ndagushimiye cyane wowe twongeye kubana muri uyu mwanya ukurikiranye ubutumwa. Inyigisho y'uwo munsi iraza kutwereka ko dukwiye kwiga gusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Uwiteka aturwanirire, aho turaza gukoresha inkuru zigiye zitandukanye muri Bibiliya kugira ngo tubisobanukirwe ndetse dufate impuguro. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri umwami, ngushimiye kuri Imana ikomeye, ngushimiye ko uri Imana idukunda, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'ibambe, uri Imana y'imbabazi, ngo abakumenye ntabwo bagushidikanyaho ndetse abagusobanukiwe neza bagira imbaraga zo kuguhamya. Uri mwiza niko uteye, ijambo ryawe ni ukuri ntabwo ari ikinyoma, kandi ngo uri imfura ni ukuri turabihamya. Waraturinze kandi nsengeye mwene data wese nanashima kubwe udukurikiye ko wamurinze, ko ukomeje kuba hamwe nawe. Nushimwe, hari aho yageze aragukenera arakubona, hari aho yananiwe umwereka amabuye arakomeza aragenda. Reka uhabwe icyubahiro ku bw'ibyo, kandi uyu munsi mu nyigisho y'umunsi reka udushyigikire ubane natwe, reka imitima yacu ifungukire kumva icyo ushaka kutubwira muri uyu mugoroba, muri iki gitondo, muri aya manywa. Reka Uwiteka tugire neza. Hanyuma ndasenga ku bwawe mwene data, rero ndasenga ku bwa buri wese udukurikiye kugira ngo utabarire gukiranirwa kwacu. Nyinga y'Imana, hari aho dukora ibihabanye n'amategeko yawe, ariko reka utubabarire aho tutaragenze neza, reka utugirire neza. Hanyuma wumva icyo tugusaba data mwiza ni ukubana natwe, icyo tugusaba ni ukuduha ibihe byiza, ni ukuduha gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, ndetse ukaduha kumva dufungukiye no gukurikiza ibyo ijambo ryawe ridusaba. Reka rero imitima yacu ibe hamwe, kandi reka inyigisho y'uwo munsi igire umumaro ukomeye cyane mu mitima yacu, igire umumaro ukomeye cyane mu mirimo yacu buri munsi, mu buzima bwacu, kubera ko ni kenshi duhura n'intambara zikatugora, ni kenshi data mwiza dushaka kwirwanira tugeze mu bikomeye, ariko ngiye kutubwira ngo twige gusenga no mu bihe bidukomereye kugira ngo umwami Imana uturwanirire. Rero reka uyu munsi ubane natwe, amagambo yose turaganira aze kuba ari wowe nk'uko wabyandikishije neza. Rero komeza kutugira neza kandi uduhe ibihe byiza, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye wowe wongeye kuza kuri uyu murongo wacu kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kwiga inyigisho ifite titire cyangwa se umutwe uvuga ngo iga gusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Imana ikurwanirire. Iga gusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Imana ikurwanirire. Tujya tugera mu bihe bikomeye, nyakunda kubaza abantu ngo ese iyo isi igukaranze uhumura ute? Iyo uhuye na bya bindi by'ibigusha bimwe bigusubiza hasi bigusubiza inyuma, uhumura gute? Ubyitwaramo gute? Rero uyu munsi kuvuga ngo iga gusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Uwiteka akurwanirire. Iga gusenga no mu bihe wumva atari ngombwa. Ujye usenga n'igihe uzumva udashaka gusenga, uzumva bitakurimo, ujye usenga, kubera ko Imana izakubikira amasengesho uyakoreshe muri cya gihe uzaba wacitse intege. Rero ngo iga gusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Uwiteka akurwanirire. Uyu munsi turaza kwiga ku bagabo bane. Ku bagabo bane baraza kudufasha gusobanukirwa neza inyigisho y'uyu munsi. Abagabo bane turaza kwiga ku mugabo witwa Yabesi, turebe kuri Yobu, Yozefu ndetse na Daniyeli. Hanyuma baraza kuduha amasomo akomeye cyane, ndetse nanjye nkubwire ngo iga gusenga no mu bihe bikomeye, mu gihe bikuremereye, mu gihe ubona ari nta nzira. Iga gusenga no mu bihe bikomeye, kubera ko Imana ihora itegura iherezo ryiza ku bizera, ku bayisenga. Ntabwo ijya yemera ko birangira gutyo gusa. Rero reka ngusabe kugira ngo nawe usenge igihe cyose wumva ufite ibibazo, ufite intege nke, usenge. Iga gusenga no mu bihe bikomeye. Reka tuze gukoresha igihe neza, kuko
tutaba dufite umwanya munini, ariko muri Bibiliya dusanga inkuru nyinshi z'abantu banyuze mu mibabaro, ariko Imana ikabazanira iherezo ryiza. Abantu banyuze mu bintu bikomeye barasenga, Imana ibaha iherezo ryiza. Ikindi kandi iyo turebye Yabesi, Yobu, Yosefu ndetse na Daniyeli, bose bahuriye ku kintu kimwe, ku kwizera Imana no guhamya ko ifite imigambi, nubwo ko ifite umugambi udashobora gusenywa n'abantu cyangwa ibigeragezo. Yesu nashimwe cyane. Burya Imana idufiteho umugambi utabasha gusenywa n'abantu cyangwa se ibigeragezo. Nongere nkwibutse ko Imana igufitiye umugambi. Umugambi Imana kuri wowe ntabwo wabasha gusenywa n'abantu cyangwa se ibigeragezo. Reka twihute dusome mu Ngoma, igitabo cy'Ingoma za mbere, ibice byaho ni 4 cyangwa se igice cya 4, turaza guhera ku murongo wa 9 n'uwa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 9 haratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi ko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukaba umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Yesu nashimwe. Turacyari kuri uwo mutwe uvuga ngo iga gusenga no mu gihe bikomeye, mu bihe ubona bikomeye bikuremereye, mu bigeragezo, mu ntambara, iga gusenga, Imana ikurwanirire. Yabesi ngo yavukanye agahinda, bene se baramuzeraga ngo kuko yari afite icyubahiro, agisumbya bene se, ariko akagira ikintu kimwe gusa kitari cyiza, yavukiye mu gahinda. Ndetse ngo nyina yamwise Yabesi, bisobanura agahinda, kuko bamubyaranye agahinda. Ariko aza gusobanukirwa ko hari Imana ya Isiraheli, arasenga, aravuga ngo Mana. Ku murongo wa 10 Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati cyampa ukaba umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Yesu nashimwe cyane. Muri cya gihe uzumva bikomeye, uzumva udakeneye gusenga, uzumva ufite intege nke, ntuzacogore gusenga, ahubwo uzasenga mu magambo make, usenge nka Yabesi uvuga ngo Mana, icyampa ukagura imbago zanjye, icyampa ukaba umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ikindi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nkunda ijambo risoza ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Nigeze nigisha abantu ndababwira ngo inkuru zose z'Imana zigira uko zitangira zikagira n'uko zirangira. Mwene data dukurikiye kano kanya, ndagira ngo nkubwire ngo iyo nkuru yawe ifite uko yatangiye, hari n'uko izarangira, kandi rizaba ryiza nk'uko turaza kubibona mu gitabo cya Yobu, rizaba ryiza kurusha itangiriro. Rero mu gihe cyose uzumva ufite intege nke, bigushobeye, bikugoye, uzasenga Imana. Uzasenga Imana. Ngo Hagari yigeze agenda ari kumwe n'umuhungu we Ishimayeli, nuko bageze ku musozi, umuhungu akenera amazi, Hagari agenda ariheba, arangije ngo Ishimayeli arasenga, Imana ifukura akariba, ngo Hagari arakebuka abona amazi, ngo deni avoma amazi ahereza umwana we aranywa. Nkavuga ngo nawe Imana igufukurira akariba kawe aho ngaho, wicogora gusenga, senga Imana kugira ngo ikwereke akariba kawe, iguhuze n'umugisha wawe. Iga gusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Imana ikurwanirire, Imana igutsindishirize. Ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Igihe cyose dusenga dusaba, igihe cyose dusenga dufite umutima wizeye, igihe cyose dusenga dufite kwizera ko ibyo Umwami Imana yavuze. Yabivuze neza muri Yesaya, aravuga ngo Uwiteka arahira ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nusenga ufite kwizera muri bya bihe bigoye, uzabicamo rwose wumva ukomeye, kuko Uwiteka azaba yarakurwaniriye. Yesu nashimwe cyane. Iyi nkuru ndayikunda cyane. Icyampa ukaba umugisha rwose, nawe uyu munsi wongere ubwire Uwiteka ngo Mana, icyampa ukaba umugisha rwose, ukagura imbago yanjye. That may God bless me indeed. Ukaba umugisha rwose bikamenyekana. Uwiteka nawe aguha umugisha, akwagurira imbago, wongere gusenga. Nubwo uri mu bikomeye, uri guca mu bikuruhije, ariko wicogora gusenga. Wicogora gusenga kubera ko ibiri imbere nibyo byiza. Ngo nzi ibyo nibwira kubagira ko ari byiza atari bibi. Reka mbere kuko bikora. Uzasenga Imana ushizeho umutima, nurangiza uzambwire ngo byagenze gute amaherezo. Nta muntu n'umwe wasenze Imana. Umugabo umwe yigeze asenga akajya avuga ngo this God is our God. Imana ni Imana yacu. Bivuze ngo ntabwo izigera idutererana, ntizigera iduhana. Ubwo itasize Abayisiraheli ku nyanja, natwe ntizigera idutererana. Yesu nashimwe. Kwiga gusenga no mu gihe bidukomereye, mu gihe turi mu bihe bigoye. Umugabo wa kabiri turaganiraho ni Yobu. Yobu ntaramuvugaho byinshi. Yobu yatakaje ibintu byose, ariko akomeza kwizera Imana,
akomeza kwizera Imana. Ntabwo ndaza kwifashisha imirongo imwe ngo nyisome, ariko uyu ni umugabo, ni inkuru tuzi twese. Yobu yatakaje ibintu byose akomeza kwizera Imana arasenga, aho umugore we yamwanze, inshuti ze zimuvaho avuga ati turi wowe twatuka Imana tukipfira. Ariko Yobu abivuga neza ngo nzi neza ko nubwo itangira ryanjye ryaba rito, ariko amaherezo nzunguka cyane. Arongera aravuga ngo ndabizi ko irimo ingerageza, ngo kandi nimara kungerageza ngo izankuramo ameze nk'izahabu. Mwene data reka nkubwire ngo ibyo bintu uri gucamo ntabwo bitunguranye ku Mana. Ibyo byose ntabwo bitunguranye ku Mana, ahubwo nimara kugutunganya, nimara kukweza rwose, uzavaho umeze nk'izahabu. Ngo Yobu yari umukiranutsi utunganye cyane, yari umuntu w'Imana. Nuko Satani amubwira ishyari, avuga ngo impamvu Yobu agukorera, impamvu ari umukiranutsi wawe, ni ukubera ko wamuhaye biriya na biriya na biriya. Dore ko uramutse urambuye ukuboko ukabikoraho, yakwihakana yakuvaho. Nuko Satani amuteza ko ibintu bye bimushiraho. Yobu ibintu birashira arabibura, ariko ngo ntiyaretse Imana ye, ntiyigeze areka Imana. Yobu yarakomeje arasenga, yarakomeje agira kwizera arasenga. Umugore avuga ati rero njye ndi wowe natuka iyo Mana nkipfira. Inshuti ze ziramusura biranga, yo bararwara, ibintu bimushiraho, ariko ntiyigeze atuka Imana ye, ntiyigeze arekera kwizera, ahubwo yakomeye ku gusenga. Yesu nashimwe cyane. Yakomeye ku gusenga mu bimugoye, mu bimugerageza. Aravuga ngo nubwo irimo ingerageza kano kanya, ariko nzi neza yuko nzava meze nk'izahabu. Yobu yanditse amagambo nkunda cyane. Hari umurongo nkunda, ni igice cya 5 umurongo wa 12. Yaravuze ngo yica imigambi y'incakura, ngo kugira ngo idasohoza gukiranirwa kwayo. Hanyuma hari igihe incakura ziba zifite imigambi myinshi ku buzima bwawe, zikagutegurira, zikagupangira, ariko ugiye ko Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza uko gukiranirwa kwazo. Ujye usenga Imana, uyikomereho, nayo ndabizi ko izagukomeza mu bihe bikomeye. Niwikomeza ku Mana, izagukomeza mu bihe bikomeye. Kandi ngo n'igihe uzumva udashaka gusenga, uzasenge, bityo izakubikira amasengesho yakoreshe, cya gihe uzaba ukeneye imbaraga z'umwuka, cya gihe uzaba ukeneye imbaraga zo gusenga. Yesu nashimwe cyane. Icyo gihe Imana izakubikira amasengesho. Yobu yasenga, Yobu yarakoreye Imana, arangije, ariko ngo nyuma, kuko yabyanditse ngo nubwo itangira ryanjye ryaba rito, amaherezo nzunguka cyane. Ngo nyuma koko Imana yaramukubise inshuro ebyiri z'ibyo yari afite. Iyo tugize gutegereza, Yesu yabyanditse neza ngo hahirwa abategereza Uwiteka, abo ngabo kuko bazasubizwamo intege nshya, bazagenda be kunanirwa. Abategereza Uwiteka. Yobu yarihanganye arategereza, avuga ngo ndabizi si uko bizahora, amaherezo nzunguka cyane. Yari mu mwuka w'Imana. Ejo twiga mu nkingi 5 umukristo akwiye kubakira agakomera, twabonye inkingi ya 5, kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yobu yari mu mwuka w'Imana. Nawe ngusabira kugira ngo wongere kugira umwuka w'Imana. Vuga ngo ndabizi ko n'itangira ryanjye ryaba rito, ariko amaherezo nzunguka cyane. Ntiyacogora gusenga, Yobu ntiyatuka Imana ye, Yobu ntiyihakana Imana, ahubwo arakomeza abibamo neza. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe byaba bikugoye, byaba ubona ko byarangiye, ntuzigere utuka Imana yawe, ntuzigere uyireka. Ndabizi bijya biba cyane, tukagira ibigare bakakubwira ariko iyo Mana yanyu muhora muvuga igaragarira hehe? Iyo Mana yanyu, iyo Mana, ariko ntuzigere ukora ikosa. Twabonye ibyo yakoreye Goliyati ubwo yayitukaga, twabonye ibyo yakoreye Farawo. Imana yacu ni Imana ikomeye, kandi ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Uko byagenda kose, buri kintu cyose kituba kiri temporary, ntabwo kiri permanent. Niba ubona bikuruhije uwo munsi, gira kwizera. Nibucya mu gitondo impundu ziravuga. Cyakirimo ngo ni kenshi twashatse kuyivaho tubona bitunaniye, ariko nta mpamvu yo kugira ngo bitunanire, kubera ko ngo n'Imana isezeranya yarangiza igasohoza. Niba hari ikikuremereye, hari ibigeragezo urimo, ongera wizere, ongera usenga Imana. Luka igice cya 37 haratubwira ngo kandi ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihiri. Wamanuka hasi kuri 45 ngo kandi hahirwa uwizeye, ngo kuko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora.
iga gusenga no mu gihe bikomeye, mu bihe bikomeye iga gusenga, Imana ikurwanirire kuko ntabwo izigera ita abantu bayo, ahubwo izabambika imbaraga kugira ngo bazasohoze gukiranuka kwabo. Rero ntuzigere ucogora gusenga, ntuzigere wumva ucitse intege zo gusenga, ahubwo uzakomerere mu mwami Yesu, uzakomerere mu mwami Yesu, ndabizi neza kazatugezayo. Ngo niyo mpamvu imyaka izindi igashira akadukomeza, ibihe bigenda bisimburana ntature kure, nuko adufite uwo mugambi, kandi umugambi we ntabwo ujya ufayiringa. Niyo mpamvu tumufitiye icyizere cy'uko ibyo yatubwiye, cy'uko ibyo yatuvuzeho bizasohora nta kabuza. Ese nawe ufite icyizere? Wizeye gute? Wowe wizeye gute? Ndetse iyo dusomye mu Itangiriro guhera mu gice cya 37 tubona inkuru ya Yozefu. Iyo dusomye mu Itangiriro guhera ku gice cya 37 tubona inkuru ya Yozefu. Yozefu yari muntu ki? Yozefu byamugendekeye gute? Abagerageje gusoma izi nkuru bazi neza Yozefu ngo yari muntu ki. Yozefu ndetse muzi inkuru ye ukuntu Yozefu yanzwe n'abavandimwe be. Reka dusome duhereye ku murongo wa 2, avuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yozefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa bakase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isiraheli atonesha Yozefu. Ubu Isiraheli yari Yakobo, murabyibuka. Atonesha Yozefu amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenye yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yozefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu mirima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye ibikubita imbere. Bene se baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, azirotora bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotora se na bene se. Ese aramucyara aramubaza ati izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri njye na nyoko na bene se tuzaza tukwikubita hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko ajya yibuka ayo magambo. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe uzagera muri situwasiyo ari abavandimwe bawe, ari mu miryango yawe, nawe ikugirira ishyari, cyane ko nibyo byiza muri iyi minsi, mu minsi dusohoyemo, imiryango nisigaye ifite ishyari rikomeye cyane, niba bafite inzangano zikomeye cyane, ndetse bakakwanga bakanabikwereka. Hano Yozefu bene se bamugiriye ishyari, baramwanga bamuziza inzozi ze, yari yarahawe umugisha. Yozefu ntabwo yigeze acogora gusenga. Byageze aho nusoma uhereye ku murongo wa 12 urasanga aho bagiye inama yo kumugurisha bitewe na rya shyari na rwa rwango bamwanze. Hari igihe umuryango uzakugira ishyari, inshuti zakwanga urwango, babe baguca mu muryango, babe baguta, ariko ntuzigere wumva wihebye, kubera ko Imana yaravuze ngo umubyeyi yabyaye umwana yamwihakana yamuta, atari ku njye ntabwo nzigera ngusiga, ntabwo nzaguhana. Yozefu baramwanze bene se, baraje bigira inama yo kumugurisha muri Egiputa. Ariko burya Yesu nashimwe cyane, hari ibintu nkunda. Twarasanze dusoma mu ngoma ya Besi, bitwigisha ko isengesho rihindura amateka y'umuntu. Iyo usenze amateka arahinduka. Twiga kwa Yobu dusanga imibabaro ifite itangiriro n'iherezo, kandi Imana ihora iri hejuru yayo. Ariko hari ikintu nkunda muri inkuru ya Yozefu. Hari isomo rivuga ngo Imana ihindura ibibi abantu batekereza ikabizanamo umugisha. Hari igihe abantu bakugira nabi, abantu bakaguca, abantu bakakwanga, bakibwira ko bari kuguhima, nyamara ariyo nzira Imana ishaka kubicishamo kugira ngo ugere ku mugisha wawe. Yozefu ntabwo bari bazi ko kumugurisha ngo ajye muri Egiputa bari kumusatiriza umugisha we, ntabwo bari babizi bene se.
reka nkubwire, nugira ibigeragezo ukabona barakwanze, uzakomeza usenge ntuzacogore, hari igihe azaba ariyo nzira yo kugira ngo ugere ku mugisha wawe. Yosefu ni urugero rwiza, atubwira ngo Imana ihindura ibibi abantu batekereza ikabibyazamo umugisha. Bya bindi bibagupangira, imigambi mibi bagupangira, Imana ijya ibasha kubyazamo umugisha, ikawubyazamo abantu ntibamenye uko bigenze. Ati ese ko twabigenje gutya byagenze biti? Ni uko ngo ijya yica imigambi y'incakura, niko muri Yobu twabisomye. Ndetse rero ijya ifata imigambi mibi ikayihinduramo ibyiza. Bafashe Yosefu bamugurisha muri Egiputa bazi ko birangiye, ngo barangije bafata umwenda we bawuzinga mu maraso, babeshya ngo inyamaswa y'inkazi yamuriye. Ariko ntabwo bari bazi ibyo bakora, ndetse Yosefu yasenga. Iyo dusomye mu gice cya 39 tubonaho nyirabuja wa Yosefu yamwoheje kugira ngo basambane nawe. Yosefu arabyanga rwose, ahagarara ku Mana yamenye, aravuga ngo nubwo umugabo ataba ari kundeba, nubwo nta wundi waba undeba, ariko Imana nkorera yo mu ijuru irandeba. Ese ni kangahe ujya wibuka ko Yesu akureba iyo ugiye gukora icyaha? Nta kindi gituma abantu bihana ibyaha, nta kindi gituma tuva ku byaha, ni uko tuzi neza ko hari umwami utureba, hari umwami wadupfiriye amaraso y'igiciro cyinshi. Uwo nguwo rero iyo twibutse ko atureba, ari mu ijoro adusabira, aniha iminiho myinshi cyane, nicyo gituma tutajya muri bya bindi. Na Yosefu ngo ntabwo yigeze yemera ko akorwa n'isoni gutyo, yanambye ku Mana ye, aravuga ngo nubwo databuja ataba ndeba, ariko Imana nkorera yo iba indeba ahantu hose. Yanambye ku kwizera kwe, anamba ku gukiranuka kwe, ndetse anamba ku Mana yacu akomeza arayihamya. Rero muri inkuru ya Yosefu ndagira ngo nongere nkubwire izindi mbaraga zo gusenga. Gusenga bituma bya bintu bibi Imana idutekerezaho, bya bintu bibi abantu badutekerezaho, Imana ibihinduramo umugisha. Imana ibihinduramo umugisha, kubera ko abantu ntabwo bazabura kugupangira ibibi, ntibazabura kugutegurira, ariko Imana ijya ibihinduramo umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo uko byagenda kose ntuzinubire situwasiyo iyo ari yo yose, ujye umenya ko ari paji ikurikiyeho nayo iraza kurangira, biri temporary, ndetse wizere neza ko hari isomo ukuyemo. Jya ugerageza kwigira kuri buri kantu kose. Njya abantu ngo n'umwana w'uruhinja ashobora kwigisha isomo runaka, buri situwasiyo urimo jya ufatiramo isomo uvuga ngo Mana, ese ushaka ko nigira iki muri situwasiyo? Hanyuma ukomeze urugendo ugende, kubera ko hari ikintu Imana iba ishaka kukwigisha muri buri situwasiyo ituma unyuramo. Nawe rero ujye ufata amasomo wige, uvuge ngo Mana, ushaka kunyigisha iki muri uru rugendo, muri situwasiyo ndimo ushaka kunyigisha iki, ushaka bigende gute? Ngo ujye umwikoreza amaganya yawe yose kuko yita kuri wowe, ndetse ngo urugendo rwawe rumenywe n'Uwiteka, ngo nibwo imigambi yawe izakomezwa. Icyo ushaka gukora byose jya usenga Imana, hanyuma Imana izabikorera kwiyubahisha. Imbaraga zo gusenga. Umugabo wa kane turaza ko nawe bitamworoheye, n'umuhe bigoye agasenga, ari nawe icyitegererezo dufata muri Bibiliya, ni Daniyeli. Daniyeli, iyo dusoma igitabo cya Daniyeli cyose ntabwo turaza kugisoma, ariko reka dufatemo amasomo y'ingenzi. Daniyeli yanze kuramya ibigirwamana, akomeza gusenga, aho bagenzi be barebye aho bamufatira barahabura, baje ngo batora itegeko ngo umwami, umuntu wese uzasenga indi mana atari waramije azabihanirwe, ngo ajugunywe mu rwobo rw'intare. Ngo Daniyeli ntiyigeze yemera kuramya ibigirwamana, yarasenga, yarakomeje arasenga, ndetse ntiyacogora, arasenga. Baje baramubona, ati Daniyeli, twagufasha usenga indi mana. Arangije nawe arabihamya ngo koko ni ukuri. Amaze kubihamya Daniyeli, baravuga ngo itegeko rirakugonga, ugomba gutabwa mu rwobo rw'intare. Daniyeli ntiyigeze yihakana Imana, ndetse bamushyira mu rwobo rw'intare, yanze kuramya ibigirwamana, akomeza gusenga, ndetse mu rwobo rw'intare Imana imukiza mu ngorane. Haleluya. Ngo bamukize mu rwobo rw'intare, ngasanga hari indi ntare yamutanzemo. Hari intare ikomeye, intare yo mu muryango wa Yuda, igeze ibwira za zindi ikazifunga umunwa, zikumva zikamwumvira. Nuko arangije ngo umwami iryo joro abura amahoro, abura ibitotsi, abura amahoro, mu rukerera arazinduka, aza ku rwobo rw'intare akomanga, abaza Daniyeli ati Daniyeli we, ati mbese Imana ikorera yabashije kugukiza? Arangije ati umwami nkorera
ati yohereje abamarayika barandinda, asanga nta n'iryinyo ry'intare ryigeze rimukoraho, ngo ni uko Daniyeli bamukura mu rwobo rw'intare, ba bandi ahubwo bamugambaniye aba aribo bashirwa mu rwobo n'imiryango yabo. Reka nkubwire, ntuzigere wiheba, Yesu ni muzima, kandi ikindi nugira n'umuhamya nawe azaguhamya kwa Data, ntazigera yemera ko ukorwa n'isoni. Gusa Saduraka na Meshaki na Abedenego barasenga baravuga ngo ntabwo turi buze kwamira ikigirwamana cyawe, kuko Imana iradutabara, kandi nitadutabara ntabwo turaza kucyubamira. Nawe ujye ugira icyo kintu uvuga ngo kandi nitadukiza ntabwo ndaza gukora iki ngiki, ntabwo ndiyandusha ibyo kurya by'ubwami. Ndetse isomo dukura mu iki gitabo cya Daniyeli ni uko gukomera ko kwizera Imana bigira ingororano, ndetse niyo byashyira ubuzima mu kaga, Imana ntabwo ijya idutererana. Gukomeza gusenga, icyitegererezo cyiza cy'umuntu yasenga muri Bible, Daniyeli yarasengaga Imana, ndetse ngo yarasenze arataka asaba Imana. Umumarayika aramubwira ngo Daniyeli, ngo uhereye igihe watangiriye gusenga, ugusenga kwawe kwarumviswe, ndetse ibisubizo byawe nibyo byanzanye, ariko ngo nabanje kurwana n'imyuka yo mu kirere, nawe gusenga kwawe kwarumviswe. Wikwiheba, wirambirwa gusenga, gusenga kwawe kwarumviswe, ahubwo tegereza ugire kwihangana. Rero izi nkuru zose dusoma z'aba bagabo zitwigisha ko isengesho rifite imbaraga. Nk'uko Yabesi yasabye umugisha, Daniyeli asenga atikanga, nayo batakambira Imana, Imana ibagirira neza. Ndetse kandi kwihangana mu mibabaro, Yobu, Yozefu na Daniyeli bose banyuze mu bigeragezo bikomeye barihangana. Ujye ugira kwihangana mu bikomeye usenge. Ndetse kandi twigamo ko Imana ihindura ibibi byiza, aho Yozefu yagurishijwe ariko ahinduka umutware muri Egiputa, aho Yobu yasubijwe ibyo yari afite inshuro ebyiri, ndetse na Yabesi yahinduriwe amazina, yahinduriwe amateka, aho kwitwa Gahinda yitwa Mugisha. Nayo Imana yaguhindurira izina uyu munsi. Ndetse tukiga ko Imana irinda abayizera. Daniyeli mu rwobo rw'intare, Imana yaramurinze. Abavandimwe ba Yozefu baramugurishije, ariko Imana yarabakijije. Imana ntabwo ijya yirengagiza, ntabwo ijya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Yobu yongeye kugarurwa icyubahiro cye, kandi tukiga ko amaherezo y'abakiranutsi ahora ari meza, ntibahora mu mibabaro, ahubwo Imana ibaha iherezo ryiza. Rero reka mubwire ngo niyo twahura n'ibibazo bitandukanye, ntidukwiye gucika intege, dufite gukoma dusenga. Imana yumva amasengesho yacu, kandi ikagira umugambi ku buzima bwacu. Ibigeragezo ntibisobanura ko Imana yatwibagiwe, ahubwo bishobora kuba inzira yo kutuzamura. Tugomba kubaho mu kwizera, mu gusenga no kwihangana, kuko amaherezo y'abizera ari meza. Ndagira ngo nkubwire ngo rero Imana ihora itegura iherezo ryiza ku bizera, kandi igagusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Imana ikugirire neza. Yabesi Imana yamuhinduye umubabaro mu mugisha, ntiyakwitwa Gahinda yitwa Mugisha kubera gusenga. Yobu yahinduriye umubabaro mu mugisha kubera gusenga. Yozefu Imana yahinduye guhohoterwa mu mugisha kubera gusenga. Daniyeli Imana ihindura ibigeragezo umugisha kubera gusenga. Nawe hari ibyo Imana yaguhindura kubera gusenga. Uyu munsi wongere usenge. Ndifuza ko wiga gusenga muri ibyo bikuremereye, muri ibyo bigukomereye, wigemo gusenga. Imana iguhindura umugisha. Reka ngusengere mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, murengezi w'ubugingo, ndagushimiye kuri Imana ikomeye. Ijambo ryatubwiye ngo twige gusenga no mu gihe bidukomereye, mu gihe bitugoye, mu gihe turi kurwanya intambara, twige gusenga, ntidushobore gusenga, bityo uzatugirira neza, uzaturwanirira. Yabesi yarasenga arakutaka avuga ngo Mana, icyamuka mu mugisha rwose ukagura imbago yanjye, ndetse ngo ukaninda ibyago ntibimbabaze. Ngo wamuhaye ibyo yasabye umugirira neza. Yozefu yarageragejwe arihangana, arasenga, urangije umukubira kabiri ibyo yari afite. Uwo ni Yobu. Yozefu umugirira neza muri Egiputa. Daniyeli nawe ubana nawe mu rwobo rw'intare, yasenga ariko ntiwamutereranye. Reka muri iri joro kugira ngo udukurikiye, reka muri iki gitondo kukurikiye inyigisho ari ku manywa, reka umugirire neza. Reka ugire ibyo gukora kubera gusenga, ugire amateka uhindura kubera gusenga, ugire imisozo uritura kubera gusenga. Buri wese unaguwe n'ijambo ryawe, buri wese Uwiteka
ukwiringiye ugufitiye icyizere. Ndabizi ko wavuze ko uwo gushikamije umutima atazagwa, reka rero buri wese ugushikamije umutima akaba yakurikiranye inyigisho, numugirire neza, numuhe gusohorerwa kw'amasezerano, umuhe imbaraga, kuko ngo dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Reka rero ugire amasezerano musohoreza, ugire inyenga amateka umuhindurira kubera ko yasenze. Nicyo kimenyetso ndetse cy'abana bawe, kandi ngo niko gukiranuka kwabo guturuka aho uri. Komeza uganze muri twebwe kandi ukomeze kutugirira neza muri urugendo twatangiye, uduhe gusobanukirwa iby'ijambo ryawe ndetse n'ubwami bwawe, kuko Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguhe umugisha wowe twabanye ndetse tuzakomeza kubana kuri uwo murongo wacu, uko Uwiteka azagenda adushoboza tuzafatanya, kandi iby'Imana dufitiye ni byiza. Reka none nkubwire ngo iga gusenga no mu bihe bikomeye kugira ngo Uwiteka aguhinduremo umugisha, kugira ngo Uwiteka agutsindishirize.